ngomba kuba ubizi ariko urumva Sheri uko bizagenda Sheri oui akose bite byawe ko mbona uhindukira ko mbona deba hano ko mbona uhindukira sister wawe wazamwigije kwambara neza nkawe ngiye nabikunze ko mbona ufite uhehesi umusore we gute yego kwese ubuse nje nagaruka banyinjirira bro urumva okay nta kibazo nzakwigaho reka mbihige uvuga utankoraho nzakwigaho nta kibazo ntabwo nongera gukora cyangwa ngo usohore hano yabonaga ngo kubera iki ku muhanda wahindukiye ukongera ukamureba n'ubu ngubu ukabagiye ukongera ukamukurikiza amaso abona atari tayari fundo ubundi uyazandongora nese uramuhunga wabuze abahungu bashinga wabuze abahungu bafite amafaranga ariko se yakwese mu mufuka wiwe n'ubundi unyiciye ubukwe nta kintu gisigaye nahundi se hasigaye hasigaye byose ndagukoresha ushibije kumenyera wambakazi Chou. Oui chérie. Ça va sweetheart? Ça va. Sha umunsi wagenze bon. Noneho ariko wabibonye kuri twese twambaye white. Ahubwo se wabiteguye gute? Ngiye mba nateguye. Nawe ikibazo cyawe urantungura. None ntabwo nari kubikubwira. Ngiye nateguye ikanzu yanjye. Ubwo nyine nari mbizi ko nagomba kwambara ishati mwisi nabikubwiye. Yego. Cyaza aka kantu kankomye uburyo nagiye kubona nkabona uje wambaye imyenda. Noneho iriya gahunda turi gupanga uko bisa kose ndateganya ko umunsi w'umurenge ntabwo tuzarenza mu kwa karindwi tutarawukora tugire vasha twibanira ariko nko mu kwa gatanu ndashaka kuzabanza nkwambika impeta kandi ngiye sinzabigira surprise ubizi kabisa ngomba kuba ubizi ariko urumva Sheri uko bizagenda Sheri oui akose bite byawe ko mbona uhindukira ko mbona deba hano ko mbona uhindukira narimo ndareba ureba iki twavuze subize ko twenda kubaka uriya murazi narimo ndareba iranyu kubaka se no neraga amabati yayo urambesha ngiye turamba nukuri ko Imana yabaga ari amabati yayo kandi umuntu atambutse ugahindukira oya ni umuntu se ngeneraga no mabati mani wadebye hano bite byawe umuntu waratambuka ukahindukira nta nisoni ufite I'm sorry wandebye hano ariko nagaro ndi kuvugana nawe umuntu aratambuka ndeba hano ndekura umva please ndekura ndakwinginze wandekuye ariko umva nyine tuvugane tuvugane utamfashe uwo mwana reba hano ubundi unsobanurire gute umuntu atambuka ukahindukira Nese nikosa ubundi kuba ndebye umuntu uri mu muhanda we ntago wamureba none kuki mbikubaza ugahita utangira kunjijisha ngo kureba inzu ngo tuzubaka ngo ibiki n'ibiki I'm sorry ntago bizongera wiciye umuntu mu oya ase bebe waretse kwitubabara waretse kwituba gutyo niba ndebye umuntu ukaba utabyishimiye mbabara none se uriya muntu utambutse hariya muraziranye ntago muzi please nese abantu bose bari gucana ngenda bazi ntago muzi kuvugana nawe sibyo utangira guhindukira uvuga wirebeshwa umuntu hariya nta kibazo tubyihore tugende ako banza umbwire ko mbabariye ndakubabariye please tugende nakubabariye nanjye wawisha ariko sha bebe nyine I'm sorry urumva icyambwa nuko mbabariye nayo cyo ndi buguhembe ndi bukugeze mu rugo urumva tuganire tunapanga ibintu byose by'ubukwe n'ibindi bigezweho ako nyine utsubiza utababaye nakubabariye ariko nyine nibizongeze none wababaye sinzi ngo biragenda bite nakubabariye Sheri tugende tujye mu rugo thank you karibu wari kwibaza ngo induhari sister niba yageze mu rugo sister wawe harya suzi ko mwana sister sister murabana hano turabana bebe waretse nkagenda tukazabipanga ngwino nta kibazo ngwino ntacyo bitwaye kuba yaba hari nese ubu niba sister hari ubu turaganira turavugana ntabwo twabura ukuntu tuvugana nanahita amubwira agasohoka njye nkaza nyine twaba turi waretse ejo tugahura oya reka tuganire Sheri sha bebe ako we uri kubura kumfata neza n'ukuntu wababaje ese be nese wigeze umbwira ko sister hari ntacyo bitwaye wowe ngwino sibyo
ngenda kurakarira oya ndabure kukurakarira njye ahubwo wowe ukandakarira wajya ureka utakumpa yambe oya ngwino tubanze tuganire unansaba imbabazi ahubwo kuko uracyari kumbabaza sorry okay nakubabariye ndakwemere ntari bitugende tumurebe ngatugende imwe bashyize mu nzira ngo se kadogo karibu okay thank you cyane karibu bitese nze neza shaka karibu iyi niwe sister wawe ni sister wanjye mwiriwe neza meze mute si wakagiye henge nkabuza nicara basi mfasha kugera hirya cyangwa nigende mbaze bikasha shuri karibu ngo nshaka okay nazitese ni fresh cyane wowe se tangira isaha iyi ni sister wawe sister wanjye kutari wambwiye se karuye nako it's okay ibyo byihorere ntabwo yaranze yarakuze nyine nari namubwiye yuko tese nishero wanjye uyu nishero wanjye uriya ni sister wanjye nyine tubana nice to meet you hi hi how are you I'm okay sheri nyine ubu muganiriza ndaje sibyo usindamenye muganiriza isi si sheri wanjye sheri mube muganira nyine ndaje sibyo mvubanguke pe ntabwo nawe ikintu mbanganira ntabwo ngenzi kuganira sorry umeze neza se meze neza wowe se kamwegere twiganirire none ntabwo twaganira se wicaye hariya hari ikibazo kuza hano wakicaye neza se okay umeze neza hano ni ubwa mbere wageze cyangwa usanzwe uhagenda nsanzwe mpagenda ni ibisanzwe niyo mpamvu mbona wamenyereye njye nibwo nkubonye rero ntabwo wese umeze neza ntabwo bibona se twahuye hari umuhanda mbona uduciyeho nk'utatuzi kumbe yari sister wawe kutadusuje nanze kubaderanja mwahuje ibiganiro nanze nyine kubaderanja wanga kudusuhuza okay ariho nawe ninde mukuru se wamubajije se cyangwa wazamubajije nese ko nkubajije we wambwiye ahubwo come on kumbaza ibibazo byinshi ngiye nafite ibisubizo pe sister wawe wazamwigije kwambara neza nkawe ngiye nabikunze kuri aya mbasa byose byiza nta kintu bitwaye ariko twe bisa kose ntabwo yakwigeza mbona ufite ubuhehesi umusore we gute yego kwese ubu se kuba ndi kugukoraho cyangwa se ndi mumenya imyaka 2 ukaba ukitwara gutyo gute se ariko se nkubaze ese najye mubaseriye ukaba proud y'umuntu wawe ariko ngiye ndi proud wowe suri sister we asabaye n'umugore wanjye ntiwabura umugore wa kabiri ariko wabura umugore wanjye ngiye mba umugore wawe akurikiza kweri sekunse ako uvuga utankora gerageza uvuga utankora ubwo asanzwe kunkorakora oya se yavuze ko yagiye se ibintu yagiye gutegura ari hano mu nzu ariko arakiri mvaine ubwire wowe reka nyine kunyigiraho umuntu wa danje niba nkundana na sister wawe ntabwo wumva ko ntacyo twakabaye turi guciringa njye nawe urumva ko nawe uri umuntu wawe tugane amakuru asanzwe tugane ibintu bisanzwe we kumbwira ngo uri mwiza iki gusa urabimbwira ngo mfite abantu babimbwira nyine ujye ubibwira sister sibyo at least reka mfate umwanya mbe nkureba mu gihe arabaza sibyo nakusevipi ase ko wandakariye njye ntabwo nkunda abantu bateye gutyo nkawe genda baheheta aho babonye hose agenda bafata aho ugeze hose ufata njye ntabwo ari kubanyinjirira bro urumva okay nta kibazo nzakwigaho reka mbihige uvuga utankoraho nzakwigaho nta kibazo ntabwo nongera gukoraho cyangwa ngo usohore hano agusange hanze kwanza sister wawe nyana gusohora njye ntabwo nkunda ubusore nk'ubu bugenda uheheta ukora meze neza se si ubibona amaso ntabwo aguha ase sister warihe ko yatinze
amubwarire nawe kwita we nzakumenya nitonze we bari mukiri kuganira turi kuganira oya nari kwashakira icyo mu sha twaganiriye nta neza kibazo rwose sister wazi kuganira kubi nawe ndakwizeye nabikunze cyane sister araganira mwarabyize sha ni handsome twicaye twese nyine tuganira gusa muraberanye oh wow abyibutse ko wagushimye nizeye ko mufite gahunda ndende atari bindi by'abasore gutegura ubukwe basabaga abana gusa najya kurya abana ni gutegura ubukwe ntabwo urabibwira rega nawe kambareke ariko se bite byawe ufite ikihe kibazo oya narimo ndareba nyine sister wawe ako nawe rero ndi kugukemanga asurankemanga gute kandi aseshusobanyakire ngo tuganire ku byacu nakwakira ariko sinzi impamvu nyine ubundi kukiri kumubona ngo ahita uhindukira ariko yanambwiye ko mu muhanda yanze kudusuhuza ngo akatwirengagiza ngo kubera yabonaga ngo turi busy mu muhanda wahindukiye ukongera ukamureba n'ubu ngubu ukaba agiye ukongera ukamukurikiza amaso biriya byarangiye sheri ahubwo se umeze neza umeze neza yego biracamo gahunda y'ubukwe rero nyine twiganirire mba tugiye kwipanga yose tuyishyire ku murongo sibyo nese harya ngo uzampropose nago uzatumira abantu ntago azaba ari surprise ni ikintu tuzapanga ntago propose njye numva nyine igomba kuba surprise ni ukwipanga nkakubwira uti nzakwambika impeta uyu munsi kugira nawe witegure uze usa neza nyine ku buryo umuntu wese ubireba abona ko ari ibintu bisa neza hari igihe njya kugusiripurize ugasanga umuteguro urapfuye niyo mpamvu nyamange ntakunda surprise tu bashaka ikintu giteguye gisa neza bashaka ikintu giteguye gisa neza ku buryo umuntu wese uzakireba abona nyine ari ibintu birenze nta kibazo nawe ndategereje ariko se muravukana mu nda koko uriya niwe mukuru wanjye ko mudasasa asa nyine na papa ngiye nsa nka mama wacu se ntabwo ubizi ko ari igikara sinabweretse ni igikara papa wacu ni inzobe mabukwe ni igikara harya buriya yanyibutse iyo tuvuge nk'ubu umuntu arongoye wowe sibyo n'abakobwa muvukana ntaba ari abagore be mu masano ako sheri nyine nyibutsa nyine aba ari abagore bawe ariko nyine nawe sinzi impamvu nyine uri gukomeza nyine sinzi impamvu ndi kubona ntazi oya nta kidasanzwe ahubwo ndumva umuntu ampamagaye ako nawe rero ntutinde nyine tebuka sheri ni akarandevu ko kuri sare reka mbavugishe twumve kuri sare yacu okay genda bavugishe mwumvikane ndaje sawa nta kibazo yes hello mumeze mute umusheri wanjye nawe umuntu aratambuka akamureba abona atari tayari ubundi uyazandongora amaze njye kwifashiriza sister izi juice ndazo ndabona zabuza abazinywa so sister we araharira Shopi yes uhagaze aho ngaho umeze ute umusheri wawe se umusize sheri agiye kwitaba telefone ari gupanga ibintu bya sare y'iki iberamo imva rero kankubwire nyine ni nabyo nandi kujya mbanze nkubwire mu gihe atari yazi dufite ubukwe bwa musheri wanjye twari twapanze yuko tugomba gukora ubukwe muri kuriya kwezi urabyumva ute akuraga kwinini ase kubera iki wowe uraga kwinini we murapanga ubukwe simbizi ibintu byanyu nese sinayingiye kubikubwira kuki utabigenderese ubukwe ni ibintu bitungura umuntu ikindi kariya kantu uzanye hano nagaki kariya kantu kuzana mu muryango kirasheri nawe wamwese ababyeyi se wamwese ababyeyi nyine ugiye kumwereka ababyeyi nabanje kumujyana kwereka ababyeyi ntaramukwereka utarerekana uwo mukwe n'ibintu nyine warakire ibintu twashakaga gukora nayije kumukwereka nyine arashaka kuzayinyambika nuko turi kugira ngo bitazagera hagati bikaducanga cyangwa bikadustress se ni murapanga ubukwe mu bufite mu gihe kingana iki nejo undi muri kugira ngo birabe
oya umva nkubwire mfasha twumvikane Uziko bakuroze. uriya muntu uziko dukundanye imyaka 2 siba barakuroze wowe kare karavuga ntago bandoze kara nagati sundi mukunda uriya ni sheri wanje kiriya gisheri babarita ni kirahesi ntago siya kikunkorakora oya nukamubeshyera ufite ibibero byiza oya yewe nukamubeshyera uriya nje ni sheri wanje dukundanye imyaka 2 nta kuntu wajya kuyumvisha buryo kisheri wanje arajya kugutereta se nabandi bakobwa beza agenda abona hirya ahubwo se ubwo uri mwiza kuri we ngo nzakwigisha kwambara ngo ndi cyiza ngo mukwe nashinga ikindi ujya kutuzana umukwe napareka karana kirane igicuza nahise kamubaze se ubu koko uzagera ugenda utega amamoto ugenda utega amamoto mwanjye wowe se kumva ngeni namubona niyo mpamvu rero nyine nanjye na gahunda ndagira barangije ntabwo nshaka kugumirwa nubwo uri mukuru wanjye ugumirwa ari wowe nanjye umukuru ninde nubwo uri mukuru ariko nawe uragumiwe nanjye ntabwo nshaka kujya ku myaka yawe ntabwo utongera kuvugana ntabwo nshaka kugera ku myaka yawe utagumirwa se umuntu nkawe nawe ntabwo aba yarashatse umugabo ahubwo wagiye ure ku wundi wowe sundi uwo ntiyaje sesemi ndumva nyinshi banze umbwire nyine niba sheri wanjye basi wenda wamushimira babarira ndakwingiye ntabwo namushimiye ko nise uko kurumva ndi bubigenze gute ntabwo namushimiye nje rero ntabwo ukuntu utajya unshyigikira mwerese sheri wanjye aho kujya unshyigikira umbwira ati basi wenda kuraje mukomereza aho ngaho ndabikubwira ukigira gutyo ufite sheri ntugasekwe koko sheri ese wanyumvise koko aseka mubwire wabuze abahungu beza nese uramuhunga wabuze abahungu bashinga wabuze abahungu bafite amafaranga ariko se yakwese mu mufuka wiwe uri hehe se wenda simba nanabikubonaho bujabiriye buri gihe ninjye ukudepana mu tuntu twose irimo amafaranga sister ubu ngubu n'ubukwe ninjye ugiye kuzabukora njyenyine nese ntabwo bazadutwerera bazadutwerera dufite abantu benshi mama ziranye n'abantu benshi papa ziranye n'abantu benshi wicategereje inkwererano bazadutwerera y'ubukwe buza wicaye n'ivizo turimo utegereje kubera ukuntu ufite ubwenge buke oya yewe bazadutwerera ufite ubwenge bari abantu bose bo muri quartier y'iwacu ntabwo bazadutwerera kuki wigize ikirofa kuki wigize ikintu kituzuye kuki wigize injiji wigize ikintu muri kaburika nje nisangirisha wawe nukanisha umutwe umva wakoresheje ubwonko wakoresheje ubwenge wakoresheje ubukobwa reka nkumve uri mukuru wanjye wakoresheje ubwiza bwa wese wibwira kuri mubi kujya kwiyahura wabuze aho wiyahura none se harani ujye kwiyahura nisagayitse yihehe nase ntabwo muberanye njye nabonye nasi ntabwo muberanye ngangire inama bigenze gute arahuna none ikiraya uzi gushaka umuntu udafite amafaranga akaba n'indaya akirirwa yirukanga mu bukobwa none byihorere urumva haramara amajere rero ngo wabonye z'abagabo worazanye hano rero ngo ufite z'abagabo hariya oya nuka windoga mu bwonko rwose ndekera umugabo ahubwo kamusange ngo nkaranisha umutwe baragwira umva njye ninabona umugabo ufatika kare njye kumva ubusa bambwira nta kuntu buriya twashaka sare ya makeya aho kugira umuntu agenda ashake iyi hari ahantu ariko ni heza hari umuntu wanjye wenda kunguriza amafaranga nka 2,000,000 niyo nzahita nkoresha ahubwo se ahantu ariko nabonye mukodesha ni sawa nese ushiri 2,000,000 tuzazikora he ntuzijya kuzimwishyura urumva arimo arambeshya akazi ntegereje ko wenda yaba mpaye avance noneho akazi ke nzamukorera kazajya kurangira yose ashizemo ako nta kibazo n'ubundi bazanadutwerera tuzakora mu ntwerere uko bisa kose ahantu rero waruvuze ngo wakunze ni sawa cyane none se ahantu mwahabonye gute bimeze bite rero ngiye ibya hano nani byo mbanzi yego subizi ko nakazi mfite sister niwe ubizi niwe warazishatse akanayokinishyura nyine urabona nyine ntago ugiye mbizi akumenya hahenze bisa nkaho afite amafaranga sister wawe sister ibintu byose regani nawe bikora niwe ngura imyenda niwe unjyana muri salon ibintu byose sister ni umukiri utamubona kuriya agira amafaranga byadanje ni n'umusirimu cyane umusirimu cyane ubuse wagira amafaranga ukareka kuba umusirimu yego ari hese
sister musize mu nzira reka dore nanjye ndaje kukureba mpita nicara hari ikibazo se be hari naje ikibazo cyangwa kukureba se turimo kugira ngo turagenda ndebe nyine dupanga kukivugira kuri telefone yego okay so naho twebwe ibyacu ni kuriya uko bisa kose ndateganya ko ari amafaranga ndi guteganya kubona azahita yishyura basi ibintu bibiri ubwo rero ariko nayo ni inguzanyo kibuke oye nta kibazo iriga bazana dutwerera nta kintu azadufasha sister akuko bikoze azadufasha na mama bafite abaturage benshi baziranye muri quartier urumva rero bazadutwerera kandi noneho ni wanyu bazana abatwerera iwacu natwe bazabatwerera akankuzana ikintu cyo kunywa ubwo ko mugani twibagiwe dona isutse kare nabonye uzana ka juice none inyota yari ya dance ariko rero sha umugore wanjye rero nubwo ari kwigira birashafite mukuru we mwiza pe mukuru we mwiza kabisa kuri kwivugisha se kuri kwivugisha narabona ukuntu watinzeho wow bikaba ni sawa cyane cheers ibi ni ibiki ubaye iki se wowe ibi ni ibiki umbaye ubaye iki se sheri niyo mvuye gusohoka ubaye iki ibi ni ibiki umbaye nise ni ibiki sije nsutse urabona nta soni ufite wowe uranzanira ibintu niba ari umunyu niba ari ibiki wamenyemo niba yewe ariko se wanyweye ukumva kandi ari cyo maze uvuye kuzisa nyine oya mwaho wumva nyine mwaho wumve mbabarira ariko uratekereza wowe waranyakiriza ibintu none si ibyo ni ibiki wamaye ibyo ni ibiki wamaye mbabarira n'ukuri kwimana oya niba ari gutyo wanyu mutegura oya mbabarira naga ari jewe oya ndekura ntuzongere kumpamagara niba igibonye kiriza iwanyu urambabariye koko ndakwingize wigenda ndakwingize n'ukuri kwimana naga ari jewe wayisutse nayisutse ariko nago nyine nari uko ngo use kuryo wanankubita ngo iki ibyo ni ibiki unyakirije ubu se kubinyakirije nje iwanyu ubu tubana wantekera ibiki wikwirushya ndabimenya umuntu wabikoze mukuru wanje ariko naga ari jewe wagiye ureba koko wowe asubu koko wankundaga cyanda hari amahera atumye n'ubukwe bwanjye bupfa ko ndarwica iki kintu barakiroze ndarambona nawe urandebera dinga ukarandogera umugabo sisite kuri kwivugisha urambaza ngo ndikwivugisha nani soni ufite ukoze ibiki yanjye mugabo wawe siragiye ukoze ibiki ni ibiki se ingirwa mugabo yanjye nta kintu nakoze nta kintu wakoze nani soni ufite nuko usiganyubahuka kuri umusazi nuko ushobora kundogera umugabo ukamumeneramo ibintu n'ibiki ubukwe bwanjye urabwishe n'ibiki ukoze urandebera amaheru y'umugore reba hano reba kuntu nyiciye ubukwe ubu se nzagenda ndi kuvuga ngo iki n'abantu bose nari natumiye si ibintu umenyemo ni ibiki si wakoze ibiki ndekura kindeke umva nkubwire reba hano uri kwirizwa nani soni ufite izi saha ni njye wagakwiye kubonera ni gute ushaka kundogera umugabo wamuroziwe ni gute ushaka kundogera ubundi ngiye mvukana nawe ngwino hano urajya hehe ntabwo ushaka kubona wunamye siko nani soni kagira urakagome urakarozi n'ubundi unyiciye ubukwe nta kintu gisigaye ubundi se hasigaye ibintu byose nagukoresha ushobora kumenyera wambakazi we reba ibintu nkoze unyiciye ubukwe ushaka nayo kunyica mvana imbere se nakikwiciye uku kucyura umugome wundi wavutse he kirasa ari igiki undi uri kunkangisha hano gitumye uza umenyera nasoni cyangwa mama yakubyaye kundi mugabo ibintu byose nagukoreye nicyo unyituye nyuma yo kunyicira unyituye unyiciye reba ibintu birimo hano niba unyituye wenda kijyana mu rugo reba nyuma yo kunyica reba ibintu nkoreye reba ibintu nkoreye uwo mutwe n'ubundi nta gisigaye ziba umva kankubwire uzi imana izagufasha ugumirwe njya ngumirwa nushaka kunyica wazi n'ibindi nushaka kunyica naho nsohoka sohokera hano nibana ntabwo nsohoka pe
akundi uva hehe iwanyu ni hehe reba ibintu nkoze reba ibintu nkoze mvana imbere byose ibyo ngiye birangiye ndakijyana ngiye ntabwo nabyihanganira ndakijyana Are. n'ubundi ushobora no kukinyicisha ese kagabo kadashinga uje wetetana hano ni kuri kunsuzuguza basi kamubwire sibyo ubona mutandukanye ngiye reba ibintu nkoze reba sireba mvana imbere bise ibintu ako wagireka kugira umutima mubi no stress naza kugukura ubu nakigukubita muri urwo rutwe rwawe sibasa ndebera nk'ukuntu ngize none agatoki karacitse mana yanjye kuko ndabigenza gute nta nubwo none cyananjyana no kwa muganga uruntu wajyana n'urugome rugira umutima mubi nta kundi